mwiriwe neza muri aho, ndizera ko buri umwe wese aho hari amahoro ndetse n'abo bitameze neza Imana ibasange kandi bafashe. Hari igikorwa turimo gutegura nk'uko tumaze iminsi tubivuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no ku mbuga za Love in Art cy'amarushanwa yitwa INKINGI TALENT COMPETITION. Twifuje yuko tubahereza guidance cyangwa se tubaha umurongo mwiza cyangwa se ukwiye kugira ngo uburyo mumenye neza uburyo bwo kwitabira irushanwa. Irushanwa nk'uko twabivuze rizaba riri mu buryo bwa digital, aho umwana wiga muri segonderi uri mu biruhuko azajya afata video, aho azajya atanga introduction cyangwa se yivuga, ndetse akaba inyuma yaho agahitamo imwe muri topic twatanze kuko twifuza ko ubuhanzi bwacu bugira umumaro mu gutanga ubutumwa, cyane cyane tubereza urungano. Azajya afata yivuga, hanyuma arimo gufata video yivuge, ahitemo topic imwe avuge ku kitera iyo mpamvu cyangwa se ikibazo, avuge ku ngaruka zacyo ndetse atange n'igisubizo nk'urubyiruko uko abyumva. Twifuje rero kubereka inzira bigomba kunyuramo. Urajya kuri browser iyo ari yo yose ukoresha, ukimara kwandika www.lovinarthub.com ugakanda enter, batuzanira iyi page kuri telefone cyangwa se kuri machine. Hafunguka ya registration form cyangwa se hahandi uri buze kwiyandikisha mu marushanwa. Ni INKINGI Talent Competition Audition, ubwo irabera hehe? Online nk'uko nayo twabibasobanuriye. Ugifungura hariho dusangira kuri A, competition stages and dates. Bango ni inzego ndetse n'amatariki bizagenda biberaho guhera ku wa mbere ku itariki ya mbere z'ukwa munani kugera ku 10 z'ukwa munani 2022. bizaba ari registration and submitting. Nk'uko nabibabwiye, ubwo urafata iminota hagati y'3 n'5 byawe nkawe witabiriye amarushanwa, hanyuma kugera kuri 11 murimo kubibona, kugera kuri 11 kugera kuri 11 z'ukwa 12 ni public voting ndetse na selection y'abantu 20. Public voting icyo dushaka kuvuga ni ikihe? Hari uburyo abantu bakira impano yawe. Amavideo mwatanze birimo muri contract, muraza kubireba. Video mwatanze tuzajya tuzeditinga kugira ngo tunazihuze n'ibyo natwe tugenderaho cyangwa se n'abafatanyabikorwa barimo kuza mu gufasha iterambere ryanyu, hanyuma tuzibasubize zivuye kuri YouTube channel ya Love in Art ku buryo mushaka kwisangiza abandi, tukareba uburyo barimo gukunda ibihangano byanyu. Hanyuma nyuma yo kuba izo tariki za 11 ku 12 kujya ku 16 hazabaho amahugurwa kuri ba bantu 20 ba mbere, tubigisha uburyo amahirwe ari mu ikoranabuhanga nk'aba artist, ndetse tunabigisha uburyo bwo kubaho kinyamwuga cyangwa se professional ethics. Niki kiguye kuranga nk'umunyamwuga w'umuhanzi. Ku itariki 14 kugera kuri 20 azaba ari icyumweru cyangwa se iminsi yo gukora campaign yo kwigisha naho rwa rubyiruko rugenzi rwacu kuri tele cyangwa se aho tubasanga. Bizabera muri Kigali, mu bice bimwe muri Kigali, ndetse tunahembe n'abantu 5 ba mbere. Nk'uko mubibona, judging points cyangwa se ibyo tuzagenderaho turimo gutanga amanota n'ubushobozi cyangwa se impano y'umuhanzi. Hanyuma ku banditsi tuzareba umwihariko w'igihangano cyawe, niba utagiye gufata icy'abandi tukizana, ahubwo tuzareba umwihariko wacyo, ndetse tunarebe kuri public voting. Ibihembo nk'uko murimo kubibona, umuntu wa mbere azabona 200,000, hiyongeraho production bitewe n'igihangano afite, wa kabiri
150, uwa gatatu 100, uwa kane murimo kubibona birakurikirana. Hari ibyo rero tureba cyangwa se ugomba kwitaho urimo kujya gukora audition yawe. Ni nk'ibi ngibi twababwiraga kare, no kwivuga, ukavuga muri makeya kuri wowe, hanyuma ugahitamo imwe muri topic, ukayivuga cause, ukavuga effect, ukavuga na solution, kugira ngo tubashe cyangwa se dukoreshe impano zacu n'imbaraga zacu nk'urubyiruko mu kwigisha. Hanyuma ukatwereka impano yawe, ubundi ugasubmitinga cyangwa se kohereza audition yawe kuri submission link, ariyo iyi ngiyi ngiye kubereka. Harimo utuntu tubiri. Mbere y'uko ukomeza ngo ujye kwa applyinga, biragusaba ko ubanza ukadownloadinga contract, ukayisoma, ukareba niba nta kigutwaye, cyangwa se ukayihuza niba utagejeje ku myaka 18, ukayisangiza ababyeyi bakareba, kubera ko wowe utifatira umwanzuro. Umwana w'imyaka munsi ya 18 ntabwo yifatira umwanzuro, murabizi ni ku itegeko ry'igihugu cyacu kivuga. Hanyuma urajya hano ukandeho, nukandaho aha kanya urabona ko contract ihita ifungiye kungukira muri Word, cyangwa se ukayidownloading ukajya kurebera muri download. Aha muzuzemo ibisabwa, muri turibuze kugera kuri level ya kane, aho uribuze kuza gushyiraho ya masezerano wa printinze cyangwa se wamaze gusinya. Tugiye tumaze kwinjira muri ya link yo kugira ngo twapplyinge, tubonamo tugera muri tune. Hari person, hari contact, harimo audition ndetse na finalize. Iyo tugiye kuri person, hariho utuntu tubiri. Harimo kurimo kuregisteringa nkawe, ubwo bivuze ko ufite imyaka 18 kuzamura, cyangwa se kuregisteringa uri umubyeyi urimo kuregisteringa mu mwanya w'uwo mwana ufite imyaka munsi ya 18. Ubwo hano urashyiramo izina, wenda tuvuge Fred Kamanzi, ugomba gushyiraho amazina yose yuzuye. Ubwo hano uvuga ngo uyu nguyu arimo kuregisteringa nka papa cyangwa se nk'umubyeyi uriya mwana ugiye kuzaza muri audition. Ushyiremo itariki y'amavuko yawe, ubwo tuvuge wenda ni itariki ya mbere z'ukwa 8 1985, ubwo kubera ko ni umubyeyi. Hanyuma ahangaha kuri act name, niba uri umuhanzi uririmba cyangwa se ukina comedy, ni irihe zina wifuza kuzagaragaza muri audition, muri ya marushanwa aho uzakoresha irihe zina. Ushobora gusanga umuririmbyi wenda ari umwana azaririmba yitwa wenda dufata urugero wenda Kevin, cyangwa se iryo ashaka ryose. Niba ari Kevin, arashyiramo ko iryo azakoresha, agire kuri next. Hano baratubwira ahangaha kuri ngo all fields are mandatory, kuvuga ngo buri field yose igomba kuzuzwa, nta kintu ugomba gusimbuka utacyujuje. Utange, ugire next, bahita bajya hehe, barahita twimuka kuri contact. Ndamutse hano mpasimbutse, nkishyiramo email gusa, nkashyiramo email ya Love in Art, hanyuma ngashyiramo nimero yacu. Iyi ngiyi ni y'umuyobozi, nayo Love in Art ikoresha kuri WhatsApp. Ndamutse ngiye gukomeza, ntago babyemera kubera ko ahangaha ni mandatory. Tugomba kumenya ahantu ukomoka kugira ngo bidufashe mu kuzakuvugisha. Ahubwo rero tuvuge nanditse Kicukiro, ninkanda kuri next, birahita bikunda. Aha rero kuri gatatu nabyo biri mandatory. Urabona ko niba tuvuge ngomba kuza hano ngiye gushyiraho ifoto ya act cyangwa se ifoto nzakoresha ndimo ku actinga, noneho tuvuge urugero uhisemo iyi ngiyi, ubwo barahita bayishyira ahangaha. Twebwe form nimara kuza tuzabona wa muntu wa submitting audition, ifoto ye n'uwariwe.
hanyuma uhitemo gushyiraho ID document. Niba utujuje imyaka 18 ubwo ID harajyaho iy'umubyeyi waguhagarariye cyangwa se wagusinyiye amasezerano, uze uyahitemo. Ubwo hagomba kujyaho PDF, ubwo iraza ari PDF, dushyireho iyi ngiyi. Hanyuma student card, kubera ko wiga ku ishuri ugomba gushyiraho ikarita y'ishuri yawe. Uramutse utayifite birashoboka ko umwana ashobora kuba wenda ku ishuri bataratanga ID, ushobora gushyiraho ikindi cyangombwa kigaragaza ko uri umunyeshuri. Uraza ahangaha uhitemo nanone, ubwo biterwa naho wayibitse kuri machine yawe cyangwa muri telefone, uhitemo naho uyishyireho. Hanyuma kuri hano ahangaha niho tugiye guhitamo kuri ya topic dushaka gutangaho ubutumwa. Nk'urubyiruko, nk'abahanzi twifuza kugira ngo isi yacu tugire nziza, u Rwanda rwacu tugire rwiza cyane, uraza uhitemo. Niba ushaka kuvuga kuri school dropout, niba ariyo wavuze muri ya audition uza kuza kutwereka, urayihitamo. Uba wamaze recordinga video ariko urabizi iyo wavuzeho, ugomba kuvuga kuri imwe. Ubwo wenda tuvuge njyewe Kevin na recordings muri audition yanjye nashyizeho teenager pregnancy, so ndahitamo ko ariyo nakozeho. Hanyuma hano nze na uploading yaki bya bindi nafashe. Tufate urugero, wamaze kurecordinga ya audition yawe, uraza ukandeho opening, habe igiyeho. Hanyuma contestant release contract, ahangaha iyi phase niho uri buze gushyiraho ya contrat mwamaze kugera gute, mwamaze gusinya. Ubangura uramara kuyisinya, uyifotoze telefone yawe isikane, cyangwa se bayigusikanire wenda nko muri siberi, ugende bayigire PDF, cyangwa nawe ugire PDF muri machine cyangwa se muri telefone, uze uyishyireho hano. Impamvu ya contract wenda tuzagenda tubibasobanurira, ni uko ni byiza ko umenya neza ibintu ujemo ko ari amarushanwa kandi image yawe izakoreshwa ahantu hatandukanye, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi twirinde ko hari umuntu wazavuga ko twamubangamiye, cyangwa se natwe tuzavuga ngo yatubangamiye kandi turimo gushaka iterambere, twese turimo kubaka igihugu cyacu. Hanyuma ushobora kuba ufite ahangaha kuri comment, ushobora kuba wumva ufite ibintu wasangiza love in art, icyo yahindura, cyangwa se gushimira, cyangwa se icyo ushaka nka comment kigendanye na Inkingi Talent Competition, wemere kugishyira ahangaha. Tuvuge wenda mwarakoze kudutekerezaho, ni comment ushaka, iyo ushaka. Hanyuma wamara gushyiramo comment ukemera yuko terms cyangwa se ibigenderwaho kuri bigendanye na Inkingi Talent Competition ubyemera, ugakanda kuri next. Noneho ukajya hehe, kuri indi phase ya kane nayo iri mandatory. Ahangaha kuri your occupation, niba uri umunyeshuri wisinyiye ku myaka 18, ufite imyaka 18 y'ubukure, wandikamo student. Hanyuma cyangwa se waba uri umubyeyi ukandikamo uwo wasinyiye contract, ukandikamo ikindi kintu umushinzwe cyangwa se umurimo mukora. Hanyuma niba ufite hari manager cyangwa umu agent ufite, umufite wakanda kuri yes. Uramutse utamufite wakwandika no. Hanyuma urakomeza, harimo harabaza se waba ufite contract cyangwa se indi deal ufitanye na wigize ukora muri Inkingi Talent Competition. Ubwo wakwandika no, kubera ko ari bwa mbere tugitangira. Ndetse bakabaza bati se hano ikibazo yavuga ngo have you ever had an agency management contract. Niba hari contract wagiranye na management
uraza ukande yes cyangwa se uhitemo no, biraterwa nuko wowe niwe ufite amakuru yuzuye. So, hanyuma nibiva aho ngaha barakubaza bati se are you signed to any recording contracts? Niba hari recording contracts waba ufite uraza utubwire yes, niba utabifite uvuge no. Hanyuma hepfo bakakubaza bati are you signed to any publishing deals? Bahari nk'ahantu wenda ufite contract muri publishing, niba wandika ibitabo cyangwa se indi field ukora bikaba bifite contract, ubwo uratubwira yes cyangwa se utubwire no. So, noneho numara kugaselectinga ugura biraterwa wowe n'igisubizo cyawe ushaka kutubwira. Nyuma nibwo uri buze kureba barakubaza bati se ni hehe wumvishije auditioning yacu, iyi competition wayumvishe hehe? Yaba ari kuri WhatsApp, wenda ku nshuti zawe, kuri Twitter, cyangwa se ushobora kuvuga uti reka mbishyire muri rusange aza social media. Biterwa naho waba waratwumvishe, ushobora kuba ari inshuti yawe cyangwa se ibintu, biterwa naho watwumvishe. Tuvuge ibintu urugero duvuze Instagram. Hanyuma niba birangiye wumva ko byarangiye wasubmitinga. Niba wumva utabyizeye neza ushobora gukanda kuri previous ugasubira kuri ya page yabanjije, cyangwa se n'iyindi banza nabwo wakandaho ugasubira inyuma. So wabona ibintu byose bimeze neza ukongera ugakanda next kugira ngo ujye kuri ya page ya nyuma ugakanda submit. Urategereza, ubwo biterwa n'uburyo internet yawe yihuta ndetse n'ingano y'ibyo wujuje biba bigomba guprocessinga, bigafata umwanya mutoya. Ugategereza wihanganye kugira ngo urebe ko submission yawe yabaye successful. Iyo ibaye successful abona message bahita baguhereza, barakubwira ngo Love in Arts Hub welcome says success. So ugakanda kuri OK. Uzaba nimero washyizemo muri urimo ku applyinga, uzahita wakira message kuri telefone yawe ikubwira yuko iza mu mazina ya Love in Arts, ikubwira iti dear Kamanzi, kuko niyo twashyizeho, ubwo bazavuga izina ryawe. Your application for INKINGI competition was submitted successfully. You will be notified for the next stage. So iyo niyo message uzakira kuri telefone yawe, hanyuma ubwo uzaba wizeye ko wasubmitinze igihangano cyawe kandi twacyakiriye. So murakoze cyane, mwitabire mu bisangiza inshuti zanyu, aya mahirwe ntabacike. Ndetse kugira ngo mu bisangiza inshuti mushobora mwakoresha social media zacu zitandukanye, harimo Facebook, harimo aho buri bwandike Love in Art, ubwo Love space in Art bifatanye, cyangwa se ukajya kuri YouTube aho uri buze kwandika Love space in space Art. Hanyuma ukaba wajya no kuri LinkedIn, nayo ni Love in Art, nyine Love space n'umwanya in space Art, cyangwa se kuri Twitter @Love in Art bifatanye 2020, kuri Instagram ni Love in Art bifatanye kongera 2020. Ndetse ukaba wanatuvugisha kuri telefone, cyangwa se ukanatwandika kuri WhatsApp. Ushobora kuduhamagara kuri 0783358555 no kuri WhatsApp 0787828882. Murakoze cyane, nimwitabire twigishe
kandi dutsindire ibihembo twubake igihugu cyacu.